We can, and we will. We can, and we will. Reka ntangire mbifuriza amahoro y'Imana mwese mudukurikiranye gahunda zacu 5 kuri 5 ni Black TV 250. Amaze kubimenyera mwese murabizi ko twebwe tuba duhari kubera mwebwe kubijyanye n'imyidagaduro. Reka tubabwire ko umuntu cyangwa se umunyamideli cyane cyane uzwi ku mbuga nkoranyambaga wo mu gihugu cya Uganda, wo nta mundi bamwita Zari Hassan. Uwo munyamideli Zari Hassan yatangaje ko yatandukanye n'umugabo we Shakib. Bari bamaranye imyaka 5. Abinyujije kuri konti ya Instagram mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, Zari yavuze ko bombi bahisemo gutandukana kubwumvikane, bitewe nuko bwumvikane hagati yabo bakomeje kuba ingorabahizi. Uyu mugore imyaka 46 yakomeje avuga ko nta rwango ruri hagati ye na Shakib, kuko ibihe bagiranye bizahora ari urugwibizo rwiza. Yasoje avuga ko buri wese yifuriza mugenzi we ibyiza mu buzima ukurikiyeho. Zari na Shakib mu kwakira mwaka 2023 bari basezeranye kubana mu muhango wabaye mwibanga. Hanyuma The Boss Lady cyangwa se Zari Hassan ni umugore umaze kumenyekana cyane nyuma yuko yatandukanye na Diamond Platnumz. Ubu ngubu yarari kumwe na Shakib, ariko kugeza kuri uyu mwanya bakaba babishyizeho akadomo. Shakib akaba ari umusore na w'umugande ukora cyangwa se ukina umukino w'iteramakofi umaze kumenyekana cyane muri iki gihugu cya Uganda cyangwa se muri Afrika muri rusange. Hanyuma rero Zari Hassan mbere yuko abana na Diamond murabibuka ko yari afite umugabo w'umunya Nigeria witabye Imana akamusigira ubutunzi bwe bwose, ariko nanone si ubutunzi gusa kuko yasize bafitanye abana bagera muri 4. Hanyuma Zari Hassan sitwamenya impamvu yateye ibi byose, ariko ikigaragara cyo nuko we yatangaje ko hagati ye na Shakib Hassan umubano cyangwa se kuba umugabo n'umugore byagarukiye aho bari bageze, dore ko bari bamaranye imyaka igera muri 3. Imico cyangwa se byinshi bagiye babigaragaza ko bari mu rukundo rwimbitse cyane. Ababakurikira ku nkuta nkoranyambaga ntibabura kumenya cyangwa se kubona ko bagiye bagirana ibihe byiza cyane. Nko kuri ayo mafoto muri kureba urabona ko babaga bafite ibyishimo byinshi cyane. Ntitwamenya rero ngo Zari Hassan cyangwa se na Shakib bose ikigiye gukurikiraho ni iki. Gusa icyo twamaze kumenya nuko bose nta numwe ufite cyangwa se ukiri kumwe n'undi nk'umugore n'umugabo. Rero icyo twabifuriza bose ubuzima bagiyemo, ntawamenya ngo ese buri muntu afite amayahe mahitamo. Gusa icyo tubasha kubona cyo nuko bose bavanguye umutungo, yaba Shakib na Zari Hassan, umwe yaciye ukwe n'undi acukwe. Ibizakurikiraho cyangwa se n'andi makuru atandukanye tuzagenda tuyabashakira tubashe kuyabagezaho. N'ubundi murabizi ko Black TV 250 twebwe nicyo tuba dushinzwe cyangwa se nicyo tuba turi gukora kugira ngo tubashe kugenda tubaha update mu myidagaduro itandukanye. Rero wenda reka tubifurize namwe mukomeze mugiye ibihe byiza cyane. Mwari mukurikiranye gahunda zacu 5 kuri 5. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Iyi yari Black TV 250. Gahunda n'ubundi zacu ziracyakomeje, amakuru atandukanye y'imyidagaduro, byinshi cyane ku myidagaduro turagenda tubagezaho update mu buryo bugiye butandukanye. Reka tubabwire ngo after na Victoria siempre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We can, and we will. We can, and we will.